Turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo, dukomeza kwihanganisha abafite ibibazo bigiye bitandukanye mu mpande zose z'isi, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Umunsi wa none dukomereje ku mukinnyi wa sinema w'icyamamare Kiramani, ariko mu mazina yasanzwe yitwa Niyonshuti Yannick. Niyonshuti Yannick atangira ashimira umukunzi we ari we mugore we witwa Shemusa ko niyo yagenda mbere ye atazigera ashaka undi mugore, kuko ibyo banyuranyemo yamweretse ko ari we mugore wenyine yari akeneye mu buzima bwe. Ni mu kiganiro aba bombi bagiranye n'ikinyamakuru Isimbi, bavuga uburyo banyuze mu buzima bubagoye, ariko nanone bashimira Imana ko yatumye bigenda neza. Kiramani yavuze ko hari igihe bagezemo nyir'inzu amezi 4 bibasaba ko agurisha televiziyo imbere ya nyirabukwe. Ati hari igihe cyageze bimeze nabi nshaka kugurisha televiziyo, umugore atese ko ariyo narebaga ikamara irungu, nanjye mubwira ko nyir'inzu atumereye nabi tumurimo amezi 4, byibuze tuyigurishe twishyura 2. Nagiye kuzana abayigura nsanga yahamagaye nyina, ariko se byambujije kuyigurisha. Barayifunguye mabukwe akandeba yumiwe. Yakomeje avuga ko hari igihe yafashe icyemezo cyo kohereza umugore muri Uganda kubera ubukene, ari nako yamuhaye isezerano ryo kuzamushimisha. Ati natekerezaga ukuntu bagiye kunsohora ibintu byose, mubwira kujya Uganda kwa mama. Ati se ndagenda mvuga ngo iki? Ni noneho wowe muhamagara umubwire ko wambuze, nta kindi ari bukubwire uretse kuza. Yagiye arira inzira yose, ariko ubwo nari namuhaye isezerano ryo kuzamushimisha. Shemusa akaba yashimiye umugabo we ku bwa buri kimwe, kuko icyo yamusezeranyije cyose cyarabaye, kandi icyizere yamuhaye ntabwo yigeze agipfusha ubusa. Ikirenze kuri ibi, Shemusa yashimiye Kiramani ati ndagushimira kuba waranyambitse impeta, aka kantu uzi ukuntu nanjye nari nkarwaye. Kiramani akaba yasezeranyije umugore we ko niyo yagenda mbere ye kwitaba Imana nta wundi mugore azigera ashaka. Ati Shemusa, Imana ibiturinda, ariko uramutse ugiye mbere yanjye nta wundi mugore ntashaka. Ibyo ubikure mu mutwe. Niyo mpamvu ubukwe bwanjye bwagombaga kuba rimwe, nkajya mvuga ngo nakoze ubukwe pe. Ku byo bashinjwe byo gusesagura mu bukwe bwabo baheruka gukora atari byo, ariko bateguye ibijyanye n'umubare w'abantu bari batumiye, kandi bakaba baraje bose ndetse banarengaho. Rero Kiramani, warakoze cyane gusezeranya umukunzi wawe ibyo wamusezeranije ukabigeraho. Aya niyo makuru y'utuntu n'utundi, ndetse mu myidagaduro ya sinema Kiramani ashimira umukunzi we. Buriya gushimira ni byiza, buriya gutanga isezerano ukarisohoza, buriya aba ari ubutwari, kuko hariho benshi batanga amasezerano ntibayashoboje, ariko Kiramani we yabashije kubishobora, cyane yuko ari akazi akora, ari akantu ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko yabifashijwemo n'Imana. Rero n'abandi mujye murebera kuri uyu muhanzi, yabaye intangarugero. Nubwo yari ari mu buzima bumugoye, azabikomeze, Imana izakomeze kumushyigikira kandi azazamuke. Ikiganiro cyacu twari twabateguriye uyu munsi nanga tugisoreje. Niba ukunda ibyo tukugezaho udushyigikire, natwe tujye turushaho
kukugezaho ibiganiro byiza kandi bikubaka ku gihe. Rero ndabakunda, bayi bayi.